Halo. Ni kuri polisi. None. Kundambutse ndwaye abantu babiri kuri moto. Sophie kambotora. Ago mafoto none ninduraga hanaguza ngagambereze mu amafaranga. Ago mwamara nirindi mpanuka. Ubu wirinde iki? Niba atari ibanga. None ibyo ngibyo rero twanabitaruka kubera ko niko mutangira nagakoryo kawe muri ni sitire. Okay. Ni sitire nda kintu mba nirinda ahubwo ni sitire yanjye nakundaga numvaga nakwambara karuvati ariko nzanga abakomediye benshi bo mu Rwanda biyambariye karuvati za nyazo. Turasubuje mwese abadukurikiye kuri Yamamare Comedy. Rero aka kanya tukaba duhamagaye cyangwa se twatumije umutumirwa wacu Yamamare kugira ngo atubwire buri kimwe ahibereye. Umunsi ku munsi muramubona ku ma social media atandukanye, wamusura ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, TikTok, YouTube, Instagram ndetse na WhatsApp. Aho hose uhari. Mbambari cyane. Yes, rero Yamamare tudatinze abahanzi benshi bagira icyo nakwita jingo yabo. Uziko wamusani ugira ngo yuhu wa Bruce Melody. Ariko nawe rero kaze naje mbamagara sheri wanje. Aha. Numve yuko nyine uko bimeze. Bazo dutemo. Halo. Jari umva amafaranga gogo wagabuze bataba bana muja kwa nyoko fata nabo bana baje kwa nyina nanjye ndatashe ngiye kwa mama kuko amafaranga gabuze. Iske kare wanone zuru kwana amafaranga garabaye niba ndaho ukambwira ugatangira kumfata mu mashingu ukavuga ngo ninga chake kugato ubu bano umuntu yakora nje koraga amafaranga. Rero rapata abo bana bagenda waje kwa nyoko nabo bana baje kwa nyina nanjye ngiye kwa mama. Hosh iske kare amurebuze. Muramwumva rero muramwumva ni Yamamare mu kubaha ikaze. Hari nakandi kakunze kuvuga ngo Yamamare. Irani jingo yanje yo ngoresha Yamamare bazaje bayibona kuri YouTube. Okay. Kuri video zanje. Yes, tudatinze rero reka twinjire mu kiganiro nyirizina. Yego. Aho ugiye kutuganirira utatubeshye utaducishije kure utubwije ukuri dore ko akenshi na kenshi burya abahanzi bakunze kugira ubuzima bwabo bagira prive. Yes. Ariko noneho uyu munsi rwose uraje utubwire buri kimwe cyose. Yamamare rero turatangira tuvuga tuti twakubonye kuva kera si ubu ngubu gusa. Nibyo kabisa. Wenda abana bati bato cyangwa se urubyiruko bashobora kuba bakuzi muri comedy, ariko ndahamya ndashidikanya ko watangiye uri mu muziki. Mu muziki rero nkuko twabanza guha abantu umucyo, ndatekereza hari indirimbo wigeze gukora ndetse hari n'amasezerano tuzi neza ko wari ufite utumye nibuka Jay Polly mu bya Demeni burani byandi bijanye n'inguru ya Demeni. So rero mu mubyeyi wacu umunyamakuru wacu muze yakurinze wenda nago ibintu byo natangire byo muri muzika byo nibyo nguko wari ubikomojeho ng'umunyamakuru. Natangire muri muzika ndi umuhanzi ngomeza muri Demeni kwa Badirama abantu benshi barahazi. Jay Polly twarahuye cyane atarapfa nyine ni kuko yari gahunda yo kwakira abantu b'abanyamuziki bafite impano njayo ndanatsinda yewe icyakoraza kuba ikibazo. Jay Polly wari uradufasha aza kwitaba Imana. Nyuma y'ibyo rero nago nacitse indege navuye mu ibyo bintu bya muzika bitaninjira mu bya comedy kuko nabonaga nabyo ari imbano yanjye kabisa nago beshe. Ariko rero wari untunguye wari utangiye kubabara ariko se wari wabajwe n'urupfu. Oya ndagaru kubabara nyine n'ubwangu karakantu abakagomba gucamo kuko urabona burya kuri Jay Polly rest in peace kuri Jay Polly kuko yari umuntu mwiza yari umuntu wafashaga abana bafite impano mbese muri make yari umubyeyi kabisa uzi kureba kure kandi afite n'imbano ikomeye cyane hambaye ari n'umwami wa hip hop mu Rwanda. Birumvikana ntabwo wabura kugaragaza umubabaro. Yego. Marangamutima yawe. Nyuma rero waje kubivamo winjira mu bya comedy. Nahise ninjira mu bya comedy kuko nabonye n'ubundi nabyo ari imbano nari mfite. Kuri karuvati yawe rero. Ni costume yawe.
ariko ubundi iyo kositimu yawe imeze itera n'inyuma iyi kositimu rero urabona wenda abafana sinzi niba barayireba neza iyi kositimu bari kuyireba iyi kositimu ni ikoti nyine ngewe nararebye ndavuga ati niba Mitsutsu wenda afite ukuntu yambara aho niho twa dushaka kurasaho dusobanurire niye mpamvu yaguhaye gutekereza kuvuga ati ndakoresha karuvati imeze itya kositimu imeze itya utuhe umucyo ni iki cyari guteye wenda ni ukuvuga ngo ngewe muri muzika urabizi abahanzi bambara stile zitandukanye nageze muri komedi rero nsanga harimo n'abansabi kandi urabona nsabi yarafite ukuntu yakitinga afite ukuntu yambara byo ndavuga abanyarwanda bo barabizi uburyo yambara abamuzi baramuzi uburyo yambara nzanga hari na acting uwitwa Mitsutsu afite abamuzi nabo baramuzi so ibintu nk'ibyo rero nanjye nahise ndeba ndabata ariko none ko nanjye ndi umunyembano kandi nkaba njya kwinjira mu bintu bya filime na comedy washaka acting y'imyenda yo kwambara so niho navuze atari ko abandi niba bambara karuvati ya nyayo jemba ngomba guhindura umukandara gwambagwa muno kuko nabonye n'abashoferi bari kubiyama kuja barambara imikandara ndafata kuva bari kuzita rero abashoferi bakazita kandi ndaguyambara ngugire karuvati none nyuma y'ibyo byose rero iri koti najyo ni koti nagiye kugura ndavata ariko nubwo abafana bo babibonye nyuma ukundira imeze fata abandi bambara amakoti yafunze hose cabasatura bagasatura akantu gato ndavuga ati ngomba gusatura noneho ngabisatura cyane abari kubibona bo bari kubibona ndavata rero niba abandi banza bibambara wenda inda irangaye abati ngiye ngomba kwambara ari isengeri n'ipantaro bayibonye ubwo ni guca nahisemo kwambara ubwo amarineti cyakora wenda nayo ni amarineti ko ni nako nakundaga kugambara ubundi nakera abantu bose akenshi na kenshi wabaga wambaye amarineti guca abantu bagaseka noneho uzibuke n'abahanzi bagiye bakora indirimbo mu ndirimbo z'abahanzi hari aho bageraga ukabona bagize ngo bakongera bakambara ibyo bintu bituma kaba nk'akantu k'agakoryo ku bantu bose isapo yo rero kenshi na kenshi kera nakunda gudusapo ngutu ndavuga ati ntabwo nzahindura ngo nje kure amarineti ni ibisanzwe nakunda kugambara guca nkabona n'abahanzi bari kubikora kandi bagaseka noneho nanjye nabati ngomba kwambara ingofero ngiyi ya mvitinga kuko no mu rugo twari dufite inka nyinshi cyane hari ibintu uvuzeho uvuga ku bijyanye n'abashoferi ukuntu bambara ibikandara mbese wabonye ko babikora bwo kwirinda impanuka wowe wabikoze kugira ngo wirinde impanuka zo mu utaza guhanuka oya ndaka ikibazo hari kuvuga ngo mu buryo bwo kwirinda impanuka je nabonye uburyo sentire ari abashoferi baba akenshi na kenshi babiyama kwambara sentire za muno imikandara kugira ngo batagwara imbyiko hakaba sentire z'imodoka ziba zifashe ku modoka zo wambara gutya mu buryo bwo kwirinda impanuka jewe rero mu buryo niba bawambara birinda impanuka nguko wari ubivuze jewe ntabwo mwambara nirinda impanuka uba wirinda iki niba atari ibanga none ibyo ngibyo rero twanabitaruka kubera ko niko mutangiye n'agakoryo kawe muri make ni sitire ni sitire nda kintu mba nirinda ahubwo ni sitire yanjye nakundaga numvaga nakwambara karuvati ariko nzanga abakomediye benshi bo mu Rwanda biyambarira karuvati za nyazo reka tubyemere bitambihindura nambara style yanjye remo utubwiye ku by'ikoti rero abenshi bambara amakoti bagasatura akantu kagufi akantu gatoya yego ubwo turi buze kugenda tubigaragaza muri iki kiganiro none kuki wowe warisatuye mpaka ku mwisho ni ukubera iki niho uzajya urikuriramo imbere cyane buriya rero reka nze nkubwire yewe nuvuga ngo ntago nkunda kwigana ibintu cyane by'abantu uzabirebe no muri content zanjye haba kuri TikTok no kuri YouTube nkunze gutekereza umushinga wanjye cyangwa gutekereza ikintu canje nkagikora atari kuvuga ngo ndebeye kuri runaka kuko nuvuga ngo niba wenda content zanjye kuri TikTok abenshi barabizi yo ndi gukora kuri TikTok nivuga ngo allo uramusheri wanjye akanzubiza ngo yes allo barabibona ngiye nkora ibintu byanjye ahubwo abandi bantu bakaba babisubiramo bakanyigiraho n'ubu ngubu rero nararebye na bati none nikoti nindi ngomeza nindi reka ngijya abandi barabona ko niganye runaka ndabati ngomba kuri satura ngarigeza ku mwisho kuko abari misengeri ndaco mbaye naho byaturutse ako karagaciyemo rero bantu mudukurikiye reka twinjire noneho tuve mu rwenya twinjire mu bikorwa byawe nyirizina nyuma yuko Jay Polly yarashatse kugufasha bikanga Imana ikaba iramuhamagaye urugendo rwo rukaba rurangiriye aho twese niyo tukugana ndabizi ni inzira ya twese yes ariko noneho nyuma waje guhita ufatiraho winjira no muri comedy uyirimo kuri TikTok rwose uhagaze neza YouTube uhagaze neza cyane kabisa ese mu byukuri nyuma ya Jay Polly
niyihe yindi nshuti wungutse igufasha mu bikorwa byawe ndetse wakufatiraho urugero? Murakoze cyane. Nyuma y'ibyo byose rero ngiva muri demeni ndi kumwe n'ababadirama nabo bitaga bambanda, hari n'abamarina, abo bose twagiye tugirana gahunda n'urugendo tukiri muri demeni kuko bo banari ibyamamara ariko baratumye abana bafite impano. So ngiva kwa badirama Jay Polly akimara kwitaba Imana, nyuma y'ibyo byose urumva yitabye Imana muri koronite bivangavanga, amaze kwitaba Imana ibintu twari turimo na gahunda yo kudufasha ng'abana bafite impano zo kuririmba bihita bipfuye ninjiye muri cinema cyase muri comedy mu comedian. So nyuma ya comedian rero naje guhura n'abandi bantu bo bagira neza. Icakora wenda ikintu ca mbere navuga ngibyinjiramo neza nahuye n'uwitwa Dr Nzabe. Dr Nzabe nibwo nawe yari kujya trend, ari gutangira kwamamara ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane nka WhatsApp ku mastati. Ugibukije uvuze bya Nsani, nibuka ko hari ifoto yawe nawe ndabonye kuri Instagram. Amafoto garahari. Ese hari ikintu mwigeze gukorana cyangwa waduha umuco? Nzabi wenda umuco natanga ndabivuzeho byinshi cyane. Muri iyo minsi nico ngiye gukomozaho, twahise tugira guca turahura, nahise muhamagara ari kujya trend mu bantu mu ma WhatsApp. Nahise mushaka, ngimara kumushaka tugirana gahunda z'ibiganiro. So tunaricara turasangira, mubwira ko ndi umunyembano, ndamubwira ati uri no kuja mbere, komeza mbere. So nyuma y'ibyo byose rero hari amafoto twagiye twifotozanya, hari n'utu video two twafashe kuko na Rusiya yarahari, nuko wenda ico gihe phone nari mfite bwageze igihe cyo yabaye hit byarahanaguritse. Umwana yayikoze arayiforomata. Ariko Nzabi twagiranye ibihe byiza, nuko wenda nyuma yaho yahise agira akazi kenshi cyane, naje amuhamagara ngo ati none Nzabi ko nikona hari ahandi hantu maze kugera, nkaba ngiri hasi yawe, none bimeze bite? So Nzabi ndo yatinze yajyaga ambwira ati rero ndi mu kazi kenshi nzagufasha mu buryo bwose bushoboka. Icakora nanjye sinacitse indege ngo ndegereze kuzafashwa, na n'ubu ndacakomeje. Wenda hari igihe Imana izamukomeza kumukorera makibuka umuntu babanye bakagirana ibiganiro byinshi cyane, bagahura bakagirana amafoto n'amavideo makeya matoya. So hari igihe wenda bizashoboka, ariko by'umwihariko ntago navuga ko yambasha ibintu byinshi cyane, ariko twarahuye mbigitekereza, arambwira ati ndugacika indege. Ahubwo nyuma y'ibyo uwitwa Mitsutsu niwe twahuye turahuza, tugirana yewe na comedy, tunakinana na comedy zirenga ebyiri. Birumvikana ko abenshi barazibonye. Hari yitwa Maco y'inda kuri Mitsutsu comedy, hari iyitwa gutumira umunyarwanda, hari utuboro twakoranye kuri TikTok. Nyuma y'ibyo na Regis, Captain Regis nawe sari yuti kabisa, nawe yamfashije ibintu byinshi cyane kuko yahise amamagara arambwira ati tugomba gukomezanya gahunda. Naramuhamagaye namubwira ati Regis bimeze bite? Arambwira ati uretse nzakubwira. Arangije aramamagara arambwira ngo ngwino dukine, turakina kabisa, nazo zirahari kabisa. Bivuga ko nyuma y'ibyo uretse kwa Mitsutsu no kwa Regis wajya uhakorera cyane? Nakoreye kwa Regis, nakoreye kwa Mitsutsu, ubu mbagaze kwa Tereza kabisa. Muri iyi minsi uri gukorana n'uwitwa Tereza? Tereza kometa, ahubwo abantu bagende banamurebe bamusharinge kabisa, n'umukobwa ubirimo neza, uri kuzamuka neza cyane. Rero yamamare, navuga ni nyuma yo gukorana nabo bose, mu by'ukuri niye ntego ufite nyamukuru, intego yawe utava uko byagenda kose niyihe? Murakoze cyane. Rero indego mfite muri iki gihe cyangwa se muri uyu mwaka wa 2026, turacari mu kwezi kwa kabiri tariki 8, indego mfite byanga byakunda ni yo gukora ibintu byanje bikagera ahandi hantu, bikarenga akarere ndimo bikagera mu kandi karere. So iyo umuntu avuze akarere hari abantu bagira ngo ni tuno turere n'imirenge, oya ndavuga akarere k'igihugu cy'ibiyaga bigari. So iyo umuntu avuze akarere abenje bagira ni tuno turere two mu mirenge, ariko ndavuga ngo ndashaka ko byaguka bikarenga igihugu cyacu cy'u Rwanda bikagera no hanze yaho. Nyamamare warahageze wanarahageze, ariko ikibazo wenda nta uragira aho wifuza kugera yakorinze. Hari igihe wenda umuntu ashobora kwibaza ngo twebwe turamenyekana ariko ndumenye ko wamenyekanye. Yego, yo kugira umenye ko wamenyekanye na abantu baguhamagara, ibyo abafana. Ico ndacemera abafana, narahageze baramamagara, ariko ndashaka kugira ngo nibura nzakore cyane ngo rero ibitaramo hanze y'igihugu cyacu no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Okay, ako kantu tutarajya kure rero banza ducishiza akandi kantu gatoya. Akandi kantu rero ukangura abafana bawe. Abafana banje rero barabizi ndabakundaga cyane. Ikintu katurebera
nkagira minsi niho nari ndi kubaza afande nahamagaye umufande ariko kanze muhamagare byumvikana ongere muduhamagare umufande kanze muhamagare fande Halo ni kuri polisi none ko ndambutse ndwaye abantu babiri kuri moto Sophie kamfotora ago mafoto none nindura gahanaguza ngagambereze mu amafaranga arandutse ngo wapi ngo ndago bagahanaguzaga ngo bahitaga bakwandikira nikambwiye okay niko fanda mbwiye bahise babyumva rero abafana bacu urabakanguye fanda arambwiye ngo wago mafoto ndakibazo nibuga kende tuzayabika ahantu ariko tugiye kukwandikira 30 iyo umuntu atendetse ngo kuri moto bamwandikira 30 niko fanda kubwiye niko fanda mbwiye abafana bayamama rero bamubibona umunsi ku munsi niko agenda basusurutsa kabisa bo rero ari ikindi twakomeza tugakomozaho buri misi mu nshuti wawe nyine Regis navuga ngo hari icyo ni impaka zimaze imisi Regis na Miki kuri Captain Regis na Miki ese waba ubifiteho amakuru ko duha umucyo ko urabona Miki yamaze gusanga aga promoter kandi urabona n'umugore wundi mugabo ariko impaka zikomeje kuzamuka ku social media hirya no hino ibintu bigutambukaho ese ibyo bintu bifitiye sura ubizute duha amakuru nkawe ukorana na Regis ni ukuvuga ngo rero ari amakuru ya Regis na Miki ni ibintu nanjye ubwanjye ubundi byatangiye mbere nuko abantu batabimenya kuko ndibuka filime za mbere nakinyemo zira za movie za love to love za movie zo kwa Regis ndibuka ko nzirimo nka uriya mwaka washize nakinagayo na Mikariyo n'uwitwa Neri na Bamanasi abenshi barabizi ko na Bamanasi bakinayo twari turi kumwe n'abandi batipe bitwa ba Regis mutoya turi gukinayo ariko amahane yari yaratangiye mbere Miki yakundaga ibintu by'amahane ya buri kanya kuko ndibuka hari gihe twabaga turi gukina filime kwa Regis Mika kaza akabwira Regis ngo ariko ngubuni ngo wabumbaye 300 ngo kuzi ko ngo kiramani ngo kamba amafaranga ngo mu buryo ngo umukozi we ngo kubera iki wo ngo mvata ukambata ngaho ndi cutazi ariko wareba Miki ukabona ashaka ngo kwiyenza kuri Regis kandi wabikondorora neza ugasanga Regis afite umumaro kuri Miki kuko niba Miki yaraje agasanga Regis na bakiramani nabande bose baramaze guharura inzira hari ahantu bageze yaje abashaka hizina amahane ya Miki rero na Regis yari yaratangiye mbere ariko ngeyo ndebye nzanga umuntu witwa Miki yiyenza cyane ariyenza bikomeye abantu batangiye kugira gutekeza ko ari ibintu by'amapranka so nago byigeze biba prank bira nago Miki bura mu bintu abantu bamuzi cyane ubundi Miki uko abayeho nago nzi ibintu byinshi kuri Miki ariko mu minsi twagiye duhurira kwa Regis dukina benshi barabibonye filime turi kumwe n'abamiya n'abafromina nago ari ibintu byo kuvuga ngo nukubesha cyangwa se nugupapira cyangwa turi muri prank y'ikiganiro ahubwo Miki twarahuye dukinana na video zigera murenye ariko uko nabonaga Miki agira kamere ku bantu batamuzi Miki akunda utuntu twa kamere ya buri kanya ikindi nagiye kubona nasanze Miki ari umuntu ukunda amahane kandi prank kuri Miki nagakunda prank abenshi babibonaga nga prank ariko nagwa ari prank prank niza ariko nizira zari kuba ari kumwe na aga promoter inyinji zo ni prank ko ni na mugabo ariko kuri Miki na Regis nda prank zigeze zibamo byabaga ari original yabaga ari amakuru yimbamo papa urabona ko byari bisa naho bituje ariko ikiganiro Regis aherutse gukora rwose kirimo uburakari bwinshi burenze ese mu byukuri mu bigaragara nani Miki wongeye gushotora Regis wenda ubu ngubu hari Regis muri Misiri nibwo yambwiye ati tugiye kuzakomeza filime kubera ko ntago mberukana nawe ariko by'umwihariko navuga ko Regis nagakunda kwiyenza ku bantu bamuzi Captain Regis ntabwo akunda kwiyenza si ukumuvugira ngo nuko ari boss wanjye ariko Regis nagakunda kwiyenza ahubwo umuntu wiyenza cyane ni umuntu witwa Miki nawe sinamuvuga nabi kuko ni umukobwa mwiza ni umubyeyi mwiza yamaze gushinga urugo so twahurira n'ahandi no mu filime atandukanye ariko sinamusenya cyangwa musebye ngo ngire Regis aheza ahubwo nuvuga ngo Miki we akunda gushotorana icyo bivuga ngo
ashobora kuba ari akantu ashobora kuba yarakoze muri iyi minsi kashotoye Regis nubwo wenda ubigize ibanga. oya ntago ari ibanga nuvuga ngo ikintu gihari nuvuga ngo buriya bukwe bwa agapromota na Miki bugitegurwa wenda ntago nzi ibyabaye biraho byihishe inyuma ntago nzi niba baraye Regis invitation yego ariko igihari so Regis ashobora no kugira agahinda gavati n'ubundi umuntu nafashe nkazamura wenda akaba nawe yamushotora ntago nawe twamwita umwana mwiza ijana ku ijana ariko nanone ndo wamenya ahantu biriya bintu byagiye bito ariko rero buriya Regis nawe karamuriye ariko biriya bintu ntabwo bishobora kuba wenda Regis yarazi ko ari ibintu by'imigari kuko hari ikiganiro nyine nakurikiranye no kuri yakurinze kirahari kuri muze yakurinze twarabikozeho ariko mu bigaragara uyu musore aga promoter asa n'uwaciye muri humye Regis bikaba byarakomeje kubabaza Regis wenda mu bantu bakunda gutekereza ko Regis ari umuntu w'umunyaburakari ibintu nk'ibyo ariko nk'uko dusobanuriye niba Miki ari ukunda kuba ari umuntu ugira kamere ya hafi mu bigaragara ko na Regis ariko ubundi ntaravuga byinshi Regis ubukwe yaba yarabutashe aya Regis nta makuru mfite ko yabutashe ko nibuka twavuganye uwo munsi ubukwe bwa Miki buraba ndibuka ko Regis twavuganye twaravuganye tunaraganira arambwira nyine ndi kumubaza gahunda ya shoot arambwira ati naribi natangira izindi shoot zo mwahira misi azampamagara kuko yari afite filime yitwa Ibanga rya Mama niba ari Ibanga rya Mama yose ari Ibanga rya Mama arambwira ati rero ira filime ira season igiye kurangira zahita nkwamagara ndibuka ko twavuganye uwo munsi Miki yakoze ubukwe okay rero nibwo reka nkomereza aho naringejeje nyine nibyo nagira nkubwire ni burya ako kantu ntikabura ubwo rero niba wenda Miki nyuma yo gushaka umugabo nyuma y'ibyagendaga bivugwa bavuga ko we na aga promoter pranka bitazakunda ese ko yihinduye kuri Regis nyuma bizagenda bite ashobora kuba wenda yaramurasheho akamutera amagambo ukuntu bikaba byarakaza Regis akaba ibyo byamuteye gukora ikiganiro kimeze kuri iyo so minizi rero wenda birashoboka ariko ayo makuru yo ndaheyo mviteho ntacyo reka tutari kutindaho naho wayagira naho utayatanga ni uburenganzira bwawe ariko ikiriho nuko biriya bintu burya ntabwo ari byiza cyane gusa rero nkayamamare imbere ufite icyerekezo kandi ufite intego tanga inama ku bana bakwigiraho kuko benshi tugenda tubibona basubiramo ibihangano byawe bashaka no kwamamara abantu benshi rwose ni benshi cyane bagiye bashaka gufata urugero nk'urwawe niye nama wabagira gira icyo wababwira murakoze cyane bwana munyamakuru ngomba kwizera ko mbaramo abayobozi mbagomba ndi n'umuyobozi w'ikiganiro niwe uyoboye ikiganiro kandi uri umunyamakuru kandi abanyamakuru turabuba urakoze cyane rero muze yakurinze ico cyari ni igitekerezo ciza kandi cagira nabo gikomeza by'umwihariko rero ngewe ikintu nabwira abana bafite imbano yaba ari hasi yanjye cyangwa se yaba nari no hejuru yanjye ariko akaba akicinjira muri ibi bintu namubwira ngo ndacika indege uko byagenda kose yukoze nducika intege ndusubira inyuma ibintu bigera igihe bikemera wahamagara bakiramani ndibagufashe wahamagara nabandi nibindi byamamare ndibigufashe uwo wahamagara wese ari umurigenti yarageze kure yaragafashe akaguca amazi ndukabone ko ndambana ufite ahubwo ibintu byawe bikomeze ubishiremo imbaraga uko byagenda kose Imana izakugeza ushaka kugera urakoze cyane yamamare mu minota tumaranye sinabura kugushimira akanya waduhaye urakoze cyane ariko shaka kregeshwa kanyuma ubundi tugusezerere murakoze cyane mubyeyi cyangwa se muze yakurinze nanone abafana banje barabizi ndabakundaga cyane kandi mu kubakunda cyane muri Bibiliya wambe hari ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo hagati oya mu gitabo cy'imibare ni cy'imibare sira oya ndari cy'imibare nahi nibagiwe hari ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cya Mate sinanonera cya Mate oya ibuka neza reka nze nibuke neza ari ijambo ry'Imana ryanditse muri Zaburi 6,400 umurongo wa 1,276 n'amazeru 17 haravuga ngo Imana izabakunda cyane ndimugacika indege mu rugendo rwanyu uko byagenda kose ibintu bizanagera kure bazakomerezeho ariko rero Mana nibiyo Bibiliya utanara yanditse wihangana ariko nje niko nandi kubona mu Bibiliya yanje ubwo Imana yahise yihangana
murakoze cyane abari Murakoze badukurikiye kandi noneho dushimire yamamare umwanya duhaye. natwe turabashimiye. Reka dushimire n'abari badukurikiye bazakomeza kumva iki kiganiro kandi bakore subscribe, bashiremo comment, ibindi bintu bashaka ko tubabwira, barayikinge, bakore share cyane, byose babikore kabisa. ariko ubundi ariko kibaye rimwe tuzagaruka n'ubundi nzagaruka mu kindi kiganiro, niba bazatubwira, niba abafana bacu bishimye cyane batubwira, tubazane no ku bindi bintu tubivugeho, tubizane mu kiganiro, kandi tubabwire ko nanone tubatumiye ku kiganiro cyawe uzadukorera kuri Muzehe Yakurinze Empire. aha kuri Muzehe Yakurinze Empire naho tugiye kuzahakorera ikiganiro kabisa, tuvuga ku by'ubukwe bwa Miki. Nyuma y'ibyo byose tuzavuga ku bijanye na Mitsutsu twakoranye, nyuma yaho cyano akaya Mitsutsu nawe aranjabiranyaga, ubwo nawe tuzamuvugaho wenda muri ico gihe, kuko n'ibyamamare tugomba kubivugaho. Ni ngombwa niyo mpamvu bamamaye, twabahagurukiye. Tuzagaruka kuri Muzehe Yakurinze, ariko no kuri Yamamare Comedy niba ngombwa mugasaba indi pati tuzabahereza ibyo mushaka ko tubabwiraho, mubivuge kabisa, turi tayari. Imana iguhe umugisha. Sawa namwe kandi.